Ndakwakiriye ku kiganiro cyacu uyu munsi aho nje kukuganira ku bijyaniranye n'inzoga cyangwa se inzagwa byaterwa n'uburyo uzita, zaba divayi, zaba izipfundikiye, zaba iziza mu majerekani benga mu bitoki ndetse n'izindi z'amoko agiye atandukanye. Nkaba nje kukubwira uburyo amadini atandukanye muri iki gihugu cyacu cy'u Rwanda azifata, hari azivuma, hari n'azemera. Ayo tugiye kuganiraho aka kanya ni amadini yemera inzoga mu Rwanda. Akenshi ayo tugiye kwibanda akaba ari amadini yitwa ko ari aya Gikristo, yaba Giprotestanti cyangwa se n'atari Giprotestanti ariko yemerera abayoboke kunywa inzoga. Hari abazemera akemera ko bazinywa, hari n'abibuza ariko kandi adahana abazinywa, hari n'azanga burundu. Ayo tugiye kukubwira rero muri iki kiganiro ni amadini yemerera abayoboke bayo kunywa inzoga, ku buryo nawe uramutse ufite ikibazo cyo kuba wikundira urwagwa cyangwa inzoga iyo ari yo yose, ukaba ufite ikibazo cyo gushaka idini ujyamo rikaba ritakubuza kunywa iyo nzoga yawe, wamenya aho ushakishiriza cyangwa se aho werekeza umutwe. Ndakwakiriye kumena Sylvain, niba utarakora subscribe urebe munsi y'iyi video ukanda subscribe kugira ngo ibiganiro byacu by'ubutaha ujye ubikurikira wibereye iwawe utuje. Inzoga yagiye ihindurwa ruvumwa cyane cyane mu myemerere, nyamara kandi muri Bibiliya igarukwaho kenshi. Yesu yasangiye n'abigishwa b'inzoga. Nanone kandi Yesu yavuze ko mu bwami bw'ijuru ngo hari inzoga. Dawidi yanditse Zaburi avuga ko inzoga ishimisha imitima y'abantu, ndetse na Salomo ndetse n'abami bose ba Isirayeli bagiye bagaragara banywa inzoga. Nyamara kandi amadini menshi yadutse yita Giprotestanti yanze inzoga. Inzoga muri Bibiliya kandi icyo twakwibutsa ni uko hari ishami cyangwa se umuryango w'abitwaga Abanaziri bari mu bwoko bw'Abisirayeli. Abanaziri nibo bantu batari bemerewe kunywa inzoga, ntibari bemerewe kogoshwa, ntibari bemerewe kurya inyama cyangwa ikindi kintu icyo ari cyo cyose kihuye n'amatungo, yaba amagi, yaba amata cyangwa ibindi bintu ibyo ari byo byose. Baryaga ubuki bwo mu gasozi, barangiza bakarya imboga n'imbuto byonyine. Abo ntabwo nk'urugero rwitwaga Samson, nkaguha nk'urugero rwitwaga Samweli. Ndetse umunaziri wa nyuma ukomeye cyane uvugwa mu gitabo cya Bibiliya ni uwitwa Jean Baptiste cyangwa se Yohana Umubatiza. Niwe wari umunaziri wiberaga mu gasozi. Uwo ngo yaje kuba intumwa ya Yesu Kristo, atangaza inzira ze, avuga ko hagiye kuza undi ubatirisha umuriro cyangwa se akabatirisha Roho Mutagatifu, Umwuka Wera, nk'uko benshi babyizera mu myemerere yabo, cyane cyane nderekeza ku Baprotestanti. Twikomereze ku kiganiro cyacu. Idini rya mbere tugiye kukubwira ryemerera abayoboke baryo kunywa inzoga ritayibategeka ariko ritanababuza kuyinywa ni Kiliziya Gatolika. Kiliziya Gatolika nk'idini ryubatse cyane mu Rwanda rinanakomeye, ikoresha divayi mu gitambo cya misa, kandi yemera ko abayoboke bayo bashobora kunywa inzoga mu rugero harimo icupa ry'ubuki cyangwa urwagwa, yaba bivanze cyangwa bitavanze. Inzoga izo ari zo zose Kiliziya yemerera abayoboke bazo kuba bazinywaho mu rugero. Gusa Kiliziya nayo nk'andi madini yose nayo igira umuco, igira na pride yayo, ntiyemera ko abayoboke bayo baba basinda ngo bagwe, nubwo akenshi abasinze nabo nta n'ikibatwara. Itorero rya Anglikani naryo rifite politiki yo kwemera inzoga mu rugero, rishingiye ku kwemera ko divayi ari impano y'Imana igihe ikoreshejwe neza, ariko kandi naryo nyine nka Kiliziya Gatolika ntiryemerera abayoboke baryo kuba banywa divayi ngo bagire ubwo basinda, bandavure, barwane cyangwa se baziruke bangiza iby'abandi. Itorero rya Lutheran naryo rifata inzoga nk'ibisanzwe, rikemera ko abayoboke baryo bashobora kunywa inzoga mu rugero nyine, nabo ntibasinde nk'abandi bose. Itorero rya Presbyterian EPR rifatwa nk'itorero rikomeye kandi rifite abayoboke benshi basaga 300,000, kandi ntabwo ribuza abayoboke baryo kunywa inzoga. Ibyo rigaragaza ko inzoga iyo zinyowe mu rugero atari icyaha. Bivuze ngo Abapresbyterian nabo bavuga ko kuba wakinywera inzoga mu rugero ntiwandavure ngo usinde, wangize iby'abandi cyangwa ukora urugomo, ibyo nabyo ntibifata nk'ikizira. Andi matorero ya Gikristo asanzwe nka Methodist, Reformed ndetse n'abandi, iri torero rya MRL ni amatorero cyane cyane y'Abaprotestanti akunze gufata inzoga nk'ibintu byemewe igihe bikoreshejwe mu rugero. Ntibashyigikira kunywa inzoga kugeza umuntu asinze ngo yandavure cyangwa ahemuke, ariko kandi nabo ntibabuza abayoboke babo kuba wakisomera ku nzoga. Akenshi baranagira inama abayoboke babo kuba banywa nk'icupa rimwe cyangwa abiri, cyane ko burya ngo no muri siyanse cyangwa se mu buvuzi bavuga ko alcohol mu nzoga ishobora kugira utumikorobe dutandukanye yica mu mubiri w'umuntu, nubwo iyo nyinshi cyane nabwo ishobora kukwangiza, ikaba yakwica impyiko cyangwa se izindi ngingo z'umubiri zitandukanye nk'imitsi yo mu bwonko, ikaba yabyangiza. Nanone amadini gakondo nk'abantu bafite amadini atazwi mu Rwanda, abo nakuguramo nk'abapagani n'abandi bantu badafite amadini nyine, abo nabo banywa inzoga nyine nk'ibisanzwe, kuko no mu muco wa kera mu Rwanda barabandwaga bagaterekera abantu bakanywa inzoga, kubemera ko ibyo nabyo byaba idini nk'abapfumu ndetse n'abandi bantu bose batandukanye batabatijwe mu idini iryo ari ryo ryose. Abenshi muri bo uretse bayikuyeho n'uburwayi cyangwa n'impamvu, nabo bemera inzoga nk'ibintu bisanzwe, ntibayifata nk'icyaha cyane ko nta tegeko riyibabuza. Hari amadini adashyigikira inzoga wenda ayibuza mu buryo bweruye, aho hakabamo Isilamu ndetse n'Abadivantisiti ndetse n'Abaprotestanti, ADPR, umuriro wa Pentecote uretse ko ngo wananafunzwe mu Rwanda. N'aya madini yose ari kwaduka y'inzaduka nk'aya twavuga za Zion Temple, kwa Julienne Kabanda, kwa Rugamba, ndetse n'andi madini yose ari kwaduka muri iki kinyejana cya 20 y'Abaprotestanti, yose ntabwo yemera inzoga. Avuga ko inzoga ari icyaha, ikizira, ishyano, akabi, ndetse kuyinywa nta bwami bw'ijuru ategereje. Amatorero rero y'Abaprotestanti nk'Ababatista,
abapantekoti ndetse n'abahamya ba Yehova. Hari n'abuzi bitwa basoma gake ushobora kuba ujya ubumva. Aya matorero ntabwo yemera inzoga ariko ntanayibuza. Avuga ko kunywa inzoga ngo ari umutimanama w'umuntu akaba amahitamo ye, ngo byaba byiza atayinyoye, ariko nushaka kuyinywa ntawamucira urubanza ngo ajye kumubaraho icyaha. Bivuze ngo bamwe mu bayoboke bayo baba banywa inzoga, abandi batazinywa kandi bose nta kibazo. Gusa ishyano ni ukubona uwasinze muri bo bahita bamukura mu bandi bakamutenga bakamuca no ku ifunguro. Mu rugero rero twavuga ko inzoga iri mu rugero ruringaniye mu matorero yo mu Rwanda. Amadini menshi ntayemera, cyane cyane amadini mato y'abaprotestant ari kwaduka, ariko kandi amadini menshi amaze igihe mu Rwanda ananakuze nka Anglikani na Gatolika nk'uko twabikubwiye, yemerera abayoboke bayo kuba banywa ku nzoga, ndetse amwe muri yo ayikoresha mu gitambo cya misa cyangwa se mu rusengero rwabo. Nk'Abayehova nabo iyo bakoze icyitwa urwibutso rw'urupfu rwa Yesu Kristo, nabo bakoresha divayi isembuye, ntabwo bakoresha umutobe nk'abaprotestant. Ngo bemera ko Yesu nawe yakoresheje inzoga itaze, atakoresheje icyayi cyangwa ji. Mu ncamake, idini rya Kiliziya Gatolika ryemera inzoga, Anglikani yemera inzoga, Abaluteriyani bemera inzoga, Abapresbyterian bemera inzoga, andi matorero amwe n'amwe y'abaprotestant nayo nka Methodist ndetse n'adatandukanye asa nk'ayemera igice. Amadini gakondo yemera inzoga. Islam ntabwo yemera inzoga. Abadivantiste inzoga bayita ikizira. Amatorero amwe n'amwe nk'ayo tumaze kukubwira haruguru arimo abahamya ba Yehova, ayo ngayo yemera inzoga mu rugero, ariko mu rundi rugero ntayemere, akabwira abayoboke bayo ko kunywa inzoga cyangwa gutenywera amahitamo yabo, k'ibyo ngo ntaho bihuriye n'inzira ijyana abantu mu ijuru. Amadini menshi ya Gikristo mu Rwanda nka Gatolika na Anglikani, Lutheran, Presbyterian akurikiza inyigisho za moderation, kugendera mu rugero. Asobanura ko inzoga atari ikibazo igihe zinyobwa mu buryo butagamije gusinda cyangwa guteza amakimbirane mu bantu. Umwanzuro twaguharira nuko amadini menshi yo mu Rwanda yemera kunywa inzoga mu rugero, cyane cyane Gatolika, Anglikani, Lutheran na Presbyterian. Andi madini nk'Abayisilamu n'Abadivantiste ndetse n'Abaprotestant, ADPR, inzoga ni ishyano, n'uyifashwa yinywa baramutenga. Ndagushimiye kuba abanye natwe muri iki kiganiro. Ibiganiro byacu nakagaruka ntaho utaha.